Linda wa kiragiye navuze yari umukristo ariko atazi Kristo n'Imana na Mwuka Wera. Kuvuga ngo hari uburyo ubuzimana ariko mutabana cyane. Niyo utayisobanukiwe. Niyo waba usenga, niyo waba ugira akanya n'Imana ariko udasobanukiwe Imana neza fully. Kuba umuhanzi ubwabyo ntabwo ari cyo kibi, ahubwo icyo bigukoresha n'icyo biguhindura cyo icyo kibi. Ni ukuvuga ngo ugomba kuba uri ready. Wow. Okay. Ubona sorry gato nongera mfundikira. Ubona urukundo ari iki? Ruragurwa, rurubakwa cyangwa rurabaho gusa? Rubaho gusa. Yeah. Wow. Hello everyone, muraho neza, mbaye ikaze kuri The Grace Not Podcast, urubuga rwacu ari narwo rwanyu. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo idasanzwe, discovering your calling and live your purpose. Mbaye ikaze. Nuko nabibabwiye tugiye kuganira kuri discovering your calling and know your purpose. Ndi kumwe n'umukobwa mwiza, umukobwa udasanzwe, ni guest wacu. Nibaza ko benshi muri twe turamuzi n'abandi muraza kumumenya. Tuguhaye ikaze. Nitwa Muri Linda, ariko abantu benshi banzi nka Montez, Linda Montez. I'm a godly woman, ndi umukristo, ndakijijwe muri make. Sibyo? Yaryo kwakira umukobwa mwiza nakijijwe muri Kristo mo byinshi. Abamo byinshi nukuri. Linda, watubwiraho gatoya cyane ku rugendo rwawe rwo gukizwa? So abantu benshi ntago bumva nyine urugendo rwanje rwo gukizwa. Kubera ko banzi nk'umuhanzi bumva ko nakijijwe ejo bundi. Ariko njye nakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye mfite imyaka 12. Oh wow. Yeah, mfite imyaka 12 ubwo nigaga mu wa mbere secondaire ndi kujya mu wa kabiri. Nibwo navuga ngo namenye Imana by'ukuri, like for myself, atari Imana ya mama, atari Imana ya papa. So rero urugendo rwanjye ni rurerure, ariko like icyo gihe namenye Imana nakiriye Yesu Kristo, ariko sinamenye Imana as he is nk'uko Imana iri. Namenye Imana nyine nka like Yesu gusa, ariko papa Yesu, like nyine Imana data sinyumve, Mwuka Wera simwumve, ariko nkumva Kristo. So rero ku myaka mikeya nize, njya nkunda kuvuga ngo I learned how to call him my best friend, kumumenya uwo ari we Kristo, niyo mvuga. Ariko ni ukuvuga ngo iyo utazi Imana fully hari ibintu byinshi utamenya. Numvaga Mwuka Wera nkumva, nari mu Katolike, by the way, nakijwe ndi no mu Katolike. Nkumva Imana, like nkumva Mwuka Wera nkavuga ati it's a force. It's a force mpamagara at a certain point kugira ngo mbashe gusenga. Mwuka Wera ni force iza igihe runaka, se ku munsi wa Pentecost akaba ubwo ntekereza Mwuka Wera. Imana data yo Imana yanjye, navuga ati Imana ndagushimiye, ntangira kuvugishiriza Kristo. Like nukuvuga ngo nafataga Imana nkaho iri kure, ariko Kristo nkamwumva hafi. So rero with time, kubera ko nakuze numva nshaka kuba umunyamuziki, nkunda no kuvuga ngo ngiye mpamya neza ko ari umugambi w'Imana ko nkora secular music, which is something you're going to understand nyuma. Nari umukristo ariko natekereza gospel, nkavuga ati ntabwo bishoboka. Ni muri Yesu abamo byose, muri Yesu abamo byose. Watubwiye ko ukishijwe mu magambo make, cyangwa se wakishijwe gute? Nakijijwe n'umukobwa witwa Sinavugiza, ntabwo ari ngombwa mvuge izina rye. Yari umukobwa waje mu rwego rw'amasengesho at the time, araza asengera abantu bacu bose, ariko njyewe nyine ntagiye cyambwira ko akunda abanyamasengesho bakubwira ngo bimeze gutya in the future. Njye ntiyagiye ikintu kimwe ambwira. I was 12, mu wa mbere ngiye mu wa kabiri muri grande vacances secondaire. So
uwo munsi nyine buke bwaho nibwo nyine twavuze ngo turajya gusenga. Tujya gusenga rero uwo munsi ndaniriza ndabareka niriza sinzanabikuye nyine mu mwuka wera Imana gushaka ndaniriza and aransengera nakira Yesu umwami umukiza nyine at that moment aho hantu. Se nta muntu wabyizera bitewe n'ukuntu we all know you nyine mu bundi buzima umuntu ashobora gutekereza ko umenya agakiza ubu ngubu kumva bitangiye kera. Nabitangiye kera. Tuze kuri topic yacu. Topic iravuga ngo kumenya umuhamagaro yawe ukanamenya n'intego cyangwa se ukanamenya intego yawe n'intego yo muri uwo muhamagaro. Linda, iyo tuvuze kumenya umuhamagaro like for you Linda wumva iki umuhamagaro kuri wowe? Wumva iki? Kuko calling ni ikintu kiri huge kandi gitandukanye. So umuhamagaro kuri wowe wumva iki? So kuri nje rero umuhamagaro numva hari abantu bavuga ngo hari abantu bitiranya umuhamagaro na purpose. So kuri nje rero numva umuhamagaro ari ikintu you were supposed to do. Nyine Imana yakuremye ivuga ati Coline azakora iki. Buriya umuhamagaro ujya gusa nka purpose ariko sibemo nyine intego n'umuhamagaro bijya gusa. Kuko intego igendana n'umuhamagaro. Udafite intego ntago wagira umuhamagaro, udafite n'umuhamagaro ntiwagira intego. So like nyine biragendana, it goes hand in hand. So ngero numva umuhamagaro ari nyine like ikintu waremewe gukora. So wagera muri gihe runaka Imana ikakubwira ati ngaho ngwino hahandi nshaka ko uba. In addition to that nibaza ko umuhamagaro ni yes nicyo waremewe gukora cyo. Hanyuma purpose hari igihe ari ikintu uba wihingamo. Hari igihe ari ikintu uba wihingamo ukaba uvuga ati ndaza nkora ibi ariko still kuko atari ikintu wahamagariye gukora ejo n'ejo bundi ukava ahangaha ukisanga ahangaha. So through that topic and tukuzi nk'umuhanzi wa secular music, tukuzi nk'umuntu wari ufite umuhamagaro muri biriya kandi twakunze. Ufite ijwi ryiza utari uducikane. Ufite ijwi ryiza utari uducikane. But mu buryo butuganizemo how you discovering your calling. Kuko umuhamagaro ntabwo ari ukuza mu by'Imana gusa, umuhamagaro mu bintu byinshi cyane. Twifuzaga ko tuganiriza kuva uburyo wabonye umuhamagaro wawe ujya muri secular music ukaza kuvamo. Ntabwo twari tuzi ko icyo gihe wari unakijijwe by the way, ntabwo twari tubizi. Ukaza kuvamo ukaza kuza kwitwa I think ko Imana utari wiryamisha, ugomba kuba umukozi w'Imana. Umuhamagaro ukawushyira maybe ko ariho uratubwira uburyo byaje kuza. Tukabona Linda twari tuzi kera na Linda twari tuzi ubu ngubu umukobwa mwiza. Maybe wa discoverinze ko gukizwa kwiwe ko ari guhisha ahantu akakugaragaza. So sinzi ko umuntu yabivuga byose ngo birangize. Ariko kuri njyewe kugira ngo umenye umuhamagaro wanjye buriya nimbivuga muraza kuza kumvamo umwuka wera cyane. Kuko burya ngo hari akantu ugeze kumbwira arambwira ngo gute uvuga yuko umuntu avuga akazi umuhamagaro we cyangwa purpose yiwe atabajije uwamuremye ngo amenye exactement yamuremeye iki. Kuko ntabwo wamenya purpose yawe nyine utaganira n'Imana yakuremye ngo umenye impamvu yagushize ku isi n'impamvu yaguhamagaye. Kuko muri Bible harimo indirimbo za Salomo twese tuzi ibyo yaririmbaga. But sometimes I think there is secular and worldly secular. Worldly secular ni za ndirimbo zihamya nyine icyaha, ziriya zivuga icyaha, ziriya zishishikariza abantu gukora icyaha no kubumvisha yuko ntacyo bitwaye. Ariko urukundo ruri hagati y'umuhungu n'umukobwa cyangwa umugabo n'umugore ni Imana yaruremye. And I think ntabwo ntekereza ko mu bukwe bwawe
you know like washyiramo indirimbo z'Imana gusa n'urugero nyine nazo ziba zikenewe. So rero natangiye nkora indirimbo nyine bavuga ngo ni iz'isi ariko ziririmba urukundo rimwe na rimwe n'ubuzima busanzwe. Ariko like the more I grow the more nshaka ibindi bintu byinshi. Uko Imana ingeze kuri stage runaka nkakenera ibindi. Noneho rimwe nari ndi Nigeria ndi kubyihutisha. Rimwe nari ndi Nigeria ndatekereza nari maze kubona like a very very big deal. Nyine bari kumpropose deal yo gukorana na Donjazi. So rero turago babizi kuko I don't talk about it. Bamaze kumpropose iyo deal ariko itaraba nyine deal ifatika. And I sat down ndibaza umuntu akubajije like in 5 years to come iyo waba ugeze kuri level y'abari hano in 5 years to come umuntu akakubaza ngo ukora iki, waba proud yo kuvuga ngo uri umuhanzi like uri umuririmbyi w'indirimbo nyine wenda z'isi n'urugero cyangwa indirimbo izo niyo ari gospel. And I was like nago I wouldn't be proud. Numva I wouldn't be proud. Numva ndapanika. How? Ibi bintu I've done it all my life. I've found out ko nzi kuririmba mfite imyaka 7. How wouldn't I be proud? Numva nyine nibaje impamvu. And sinabitindaho ariko ndataha ngeze mu Rwanda nibwo nicaye nkabaye okay like I have to write pros and cons z'impamvu ngo ndumuziki n'impamvu ntawukunda. And ndazandika ndabangiye kwiha amezi 6 ariko ayo mezi 6 nayihaye kubera ko nasanze ibintu byose Imana yankoreye ntago nabihaga agaciro. Like nkicara nkabati Imana niba ndabishaka nyene na bintu noneho ndabatoke ibintu bizanandukanya n'Imana. So I have to pull away a little. Ngende mbanze nisuganye, ngende mbanze mere neza mu mutwe, ngende mbanze mvuge nti ibi bintu Imana ni ibi blessingiramo, how am I going to react? Niko kundi ubona ibintu bizagucura umwuka, niko kundi ubona ibintu bizagutwara nyine who you are. So icyo gihe rero ndabyibuka nahise mbireka nsezerana Austin kuko yari we my manager icyo gihe. And abati ba Donjazi ni bamamagara in those 6 months azaba ari sign yuko Imana nyine ishaka ko like I stay in that in the music industry. Ariko nanone nkavuga nti nibatanamamagara ubwo azaba ari sign y'Imana. Ariko bo ukuntu bakora baba bashaka umuntu unabahamagara akabereka ko abishaka. So for me nagaruka nabishakaga ndabishaka. So sinabahamagaye nabo they never reached out. Ayo mezi 6 ashize muhita mumenya ko navuye muziki nta muntu abibwiye niyo yari sign ya Holy Spirit. Bahise babibyise abantu narabyutse mezi 6 ashize neza top. Nsanga phone yanjye iruzuye ama message Instagram. First of all it wasn't my character. Nago byahoraga na character yanjye. Byansabwa kuba undi muntu. Nukuvuga ngo byo nyine no gukora music video hari ibintu bagusaba gukora and rimwe na rimwe ukanana uburyo like ukabura uburyo ubikoramo cyangwa se si nibyo gusa ahubwo nyine like bigenda biguhindura ukagenda uhinduka undi muntu. Umuntu yakubwira ngo ngo reka ndabe indirimbo yawe you feel like oh my god don't watch it kumva mubwira ati ndakwinginze nuyirebe. So nyine nasanze like maybe it was because I was somewhere I wasn't supposed to end. Imana agiraga ngo hagumemo kakano ko kugira doubt kugira ngo nkomeze nshake until I get to where God wants me to be. Kubera ko umuntu aba proud y'ikintu ari meant to do. Ubwo maybe ko wari hariya kuko yari impano gusa cyangwa se yari nk'inzira ngiye mbihamya ko ari inzira kuko testimony yanjye yafasha abantu benshi. I see it on TikTok, I see it on Instagram. Like mvuga ngo iyo ntaca mu muziki cyangwa ngo nkora ibyo nakoze ntago nari kuba nicaye tuganira iby'Imana, ntago nari kubona calling yanjye, ntago nari gufasha abo nkwiye gufasha. Ngiye mpamye neza yuko a lot of times hari abantu bakeka yuko ngo ibintu tuba turimo bari umugambi wa Satani, ariko hari igihe usanga ari Imana gushaka that place kugira ngo nyine like it does what it is supposed to do ku bantu ishaka ko utabara. That's true.
nuko rero nyuma y'amezi 6 nibyo bimenyetso wasabye Imana urabibonye. How do you discovering your calling? So rero ukuntu byagenze, pardon, nsubiye inyuma ho gatoya, nabwiye Mwuka Wera ati urambabaje gute ngiyewe narapanze amezi 6 nicecekeye nta muntu nabwiye kugira ninshaka gusura muziki nsubireyo kubera iki ubibabwiye kuki babimenye. And ambwira akantu, arambwira ngo babwize ukuri, abanyamakuru babwize ukuri, kandi mfite gahunda ko bihorera pe bakandika ibyo bashaka. Arambwira tubabwize ukuri, and babwize ukuri. So after like a short byakiriye gute, like your management barabanje arambwira ngo ugiye kuba pastor. Management yanjye babyakiye neza cyane. Austin nukuri ni Imana yamukoreyemo, ibyakiriye neza cyane. He even supported me still today. Ari ibintu nyine mukeneramo nka business, akangira inama. He's a very good mentor. Ariko abandi nyine abanyamakuru, abantu icyo gihe nyine at that moment muri amezi 6 mana atubaye mu pasteri, ati bigenze atubivuyemo, ati ninde buri wese akandika ngo ngese ubundi nguyu ngo kabivuye amatara nabitangira ngo ese ngo barambwiye. And at a certain point nkumva nacyunwaye nyine iyo uri in the right place, Imana iguha n'amahoro yo kuba muri ibyo nyine muri ibyo uri kubamo. Ngiye kukubaza ntabwo byigeze bigushokingaho kuko urugendo rw'agakiza narwo ni urugendo rutari straight. So nibaza ko nta gihe bigeze wumva uvuga Mana rero nabitekerejeho. Ngiye igihe buriya magambo nyine yambulversaga ni kera nkimara kumenya Kristo. Amagambo yarambulversaga cyane, nkagira expectation mu bantu, nkifuza ibintu runaka. Ariko the more nyine nukuvuga ngo nubwo navuye mu muziki icyo gihe ntabwo aribwo nari nkimenya Kristo nkuko nabivuze. So amagambo y'icyo gihe nacyo yambwiye, nacyo nyine kinini cyane yampinduyeho. Numvaga nyine I'm in the right place, I'm where I'm supposed to be. Nago nyine byambabaje. So yeah, rero umuhamagaro wanjye rero nawumenye gute. I was praying. I was praying in my room. Arana kuvuga ngo wenda nge nari ndi hano nge nenda, ariko I was praying in my room, and the Holy Spirit told me something. Arambwira ngo nguribuka Petero na Yohana babarobye. Arambwira ngo nk'ukuntu batigeze basubira kuroba nane kutazigera usubira kuririmba. I cried. You would never understand how much I cried. And the one thing about the Holy Spirit, yeb akubwira ikintu nk'icyo akikubwira bizi neza ko you're ready. And yachimbwiye with peace, with nyine conviction, nkumva yes it's true, ariko like feeling ko ntazongera kugenda ngo nje muri studio nandika indirimbo, and I knew how to do that. When they say I perform indirimbo zanjye numva nyine ni ibintu bibabaje. And arambwira ati by the way nigiye basubiye kuroba nagiye kubakurayo. Yeah, Yesu yabasanze. That means ko nusubira ndazagaruka. Nabwo azaza kunkurayo. So it was like as in ntago guforsa akubwiza ukuri, which is who he is. So icyo gihe rero ntago nese menye ngo kurembya njye niki, ariko I knew I was done with music. Igitambo cyanjye cyaremewe ku Mana, umwana wanjye ntago bazamunsubiza. That means ko utaririmba na gospel? I mean na gospel ntago naziririmba. Kubera ko cyamvanye mu muziki n'ubundi cyamvana muri secular, cyamvana no muri gospel. Wenda ikintu nakora ni kuririmba muri korali. Nibyo nshaka kuvuga. Niko bivugwa cyangwa nako bigaragara. Once uri muri secular music, uri no mu Kristo, ubuceza abami babiri. True. Ubuceza abami babiri. So niyo mpamvu Imana yagufuhiye. Nago wari gutangira kukizwa uri ufite imyaka 12, kuko ku myaka 12 nibwo tutangira kumenya abo turi bo. Ndibuka ko iyo turi muri high school nibwo utangira kwati nzaba umuganga, nzaba umodo, nzaba uyu. So that time wari ku discovering ngo wari uriwe, ugahita ujya mu byisi. Nibaza ko ari cyo kintu nyine Imana yari yanze. Ako se ntibyashoboka ko like niba waracezaga abami babiri udataceza umwe
niyo tala yawe ikajyamo abantu benshi bumva ko ari uko byakagombye kugenda cyane kuri situation yanjye ariko which is where God comes. Imana iratangaje cyane ifite uburyo ikoramo abantu batajya bapfa kumva. Nkunda kuvuga ngo njyewe I was never meant to sing gospel. I was never meant to sing gospel. Kuko ngiye mpamya neza yuko n'ibintu naririmbaga Do you know what you meant for? Yeah. Really? Uzi icyo wavukiye gukora? Yeah, I do. Nyine nibyo nari ndi kuvuga ngo naje kuza kumenya exactement ngo icyo navukiye n'ejo ndi byahinduka. Urumva naje kumenya icyo navukiye gukora after with the Holy Spirit amaze kumbwira ngo nta kuntu wamenya ngo icyo waremewe gukora utavugana n'Imana. Like nta Holy Spirit ufite. Ntabwo wamenya ngo naremewe gukora iki kintu kandi wakuremye mutavuganye. You get? So rero icyo gihe ngewe impamvu mvuga ngo ntago ntanubwo kutabyemererwa by the way dufite free will ariko I'm not supposed to sing as in go to the studio nadika indirimbo nkora indirimbo kubera ko ngewe nkeka ko niko mwuka yarambwiye ko like ngewe n'ubundi what I was supposed to use my voice for I've already done. Ni ukuvuga ngo ninjya kuririmba n'ubundi muri korali nyine kugira ngo I praise God with what I have but icyo yari yarandemeye like ni ukuvuga ngo ibintu byose bibaho kugira ngo habeho nyine Imana ishyirwe hejuru. Glory be to God. Ni ukuvuga ngo buri kintu cyose kikubayeho ugiye baza se iki kintu gihesha Imana icyubahiro ese iki kintu is it something cyatuma Imana igaragara neza. So ngewe mpamya neza yuko like my journey was supposed to be my journey nyine uko yagenze kugira ngo hagire abantu benshi cyane bande bavuga ati oh God ajya ahindura ibintu. Imana ishobora gufata umuntu uzi kuririmba ubizi neza azi kuririmba uzi guperforminga waduhagararira wandika uzi kwandika neza ariko Imana ikamufata igahindura gutyo ubuzima bwe kuko ni Imana nyine ikora ibyo ishaka igihe ibishakiye mu buryo ibishakamo. Wow. Ubwo ntabwo uri udakapera gatoyi ntacyo bitwaye ntacyo so ndaririmba iyihe we kandirimba akaririmbo ka James na Daniela nkunda ariko sinzi niba nyibuka neza mana yanjye my lyrics. It's okay. So listen, you don't judge. Listen, don't judge. Imfura zo mwisi nsanze zidashoboye Kristo niwe ntwari niwe bwisho bwonyine niwe kenshi rwose sinshoboye Kristo niwe ntwari niwe bwisho bwonyine sinza subiriyo navuye menye ko ahuri Yesu ndamahoro. Okay, I'm not the Holy Spirit ariko ndaha nsabye Imana ngo ihindure umuhamagaro wawe kuko nijwi ry'ubwaryo hari ibindi ryafasha umuhamagaro wanje nawo na apostle yaramumpanuriye sinamenye icyo ashatse kuvuga nyuma ariko nza kubimenya. There is a time nigeze kubitekerezaho. Anyway, Linda turasengana kuri church hari igihe twagize trip y'abakobwa gusa and she's my friend cyane turimo turaganira ariko you was too stubborn. Thank God ko washijijwe neza. You was too stubborn that time. Yenda kureba nyine mbona uburyo umeze. There is a time twaririmbye indirimbo z'Imana ko kundi bavuga ngo mugiye muri group muganire turi kuririmba indirimbo z'Imana ndakubwira ngo
ngo ariko ni kuki utagira indirimbo z'Imana ariko iyo satani nayitsindwe nako kanya wese umbwiye ngo I was not meant to be ntabwo navukiye kuri ibyo bintu ntabwo ni ukuvuga ngo iyo mvuze ngo ntabwo navukiye kuririmba gospel ntabwo mvuze ngo ntabwo nkwiye kuziririmba like I mean kuzandika nkajya muri studio nicyo mvuze oya ariko nibyo nari nkubajije ngo waba uzi hari ubwo tumenya ahazaza hacu cyangwa iherezo ryacu nk'uko utari uzi ko uyu munsi ushobora kuba wabihagarika you never know what's tomorrow. Mpamya ko nko guciye mu ijambo mpamya neza yuko at the moment ndirimba ibyari byo nge nshaka it was what we call a dream and burya purpose y'umuntu ntago itandukanye n'umuhamagaro umuhamagaro nyine nicyo waremeye gukora point entre period purpose nyine ishobora guhinduka bitewe naho like n'ahantu ugeze ni ukuvuga ngo hari igihe ugera kuri purpose runaka ukayirengaho ukajya ku yindi ariko umuhamagaro uguma ari umwe rero mpamya neza yuko nyuma yo nyine yo kuvugana na Mwuka Wera kandi Mwuka Wera ntago avuga ubusa maze kuvugana na Mwuka Wera wenda we nazabikubwira nyine ko you my friend ariko burya arabona uvuga ngo umuhamagaro wajye rero n'uyu nguyu yes ariko nyine mpamya neza ko Mwuka Wera amaze kubimbwira naje kumenya nyine like where I have to stand na ngomba guhagarara so I already know what I'm supposed to do cyane for the kingdom of God. I know Lee, as long as wumvishe ijwi ry'Imana, as long as ukiri gukora ubushake bw'Imana and time Mwuka Wera ariho aracyariho kandi uko avuga ni nako n'ejo bundi azakuvugisha akakubwira n'ibindi as a human nakifuje ibyo byose biri ku ruhande ariko nk'umuntu w'umukristo ukurikira ijwi ry'Imana n'ibindi byose zavuga n'ibyo izagutegeka ariyo uzumvira not as reka dusome muri Yeremiya 29 verse 11 haravuga ngo kuko nzi imigambi mbafitiye samakuba ni imigambi yo kubaha ibyiringiro ni umugambi wo kubaha ibyiringiro n'ejo heza si ibyago sonze ibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza benshi muri bagenzi bacu bagukundaga Yesu barababaye ariko kuko kumvira ijwi ry'Imana trust me you won't regret it ntago Imana izi ibyo ibwira kutugirira kandi si bibi as long as wahisemo neza Nyagasani muri kumwe Nyagasani muri kumwe cyane ariko reka tuvuge Linda wari uri muri ya secular music Linda wari uri muri iriya si na Linda uri muri si turimo mvuga ko ari amasabiri cyangwa se ari ibintu bibiri bitandukanye Linda wibona gute like the comparison so Linda wakiraje navuze yari umukristo ariko atazi Kristo n'Imana na Mwuka Wera kuvuga ngo ari uburyo ubuzima ariko mutabana cyane niyo utayisobanukiwe niyo waba usenga niyo waba ugira akanya n'Imana ariko udasobanukiwe Imana neza fully so rero nagiriwe ubuntu bwo kwegera Imana cyane kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo umukomange muzakingurirwa so narakomanze Imana iranyungurira narayishatse ndayibona so mu kuyishaka kwanje rero byatumye mpinduka bivuga ngo ari igihe uhura n'umuntu ukabona Linda wa kera ashobora kuba ari n'umukristo nta wabimenya ariko ikintu cya mbere gituma umuntu agaragara nk'umukristo ni imbuto ze sibyo imbuto yera so imbuto rero zanjye zagaragaye nyuma ya music ya secular no kuvuga ngo nubwo bwose navuye mu muziki byatumye nkura mu gakiza bimpa nyine na ya space yo kwaguka mu Mana ngenda nyine mba undi muntu bitewe nyine no kuba nyine navuye mu muziki so rero Linda wa cyagihe na Linda wa kino gihe baratandukanye cyane Linda wa cyagihe was very ntabwo nyine yitaga ku bintu abantu batekereza ntabwo nita ibintu abantu batekereza but like I learn I grow ariko kiragiye nta space yo gukora mu Mana nayo ifite oh wow and hari abantu benshi cyane batekereza ko being a Christian is boring and
kandi koko biranashoboka hari umwana nakiriye it's not umwana ni umukobwa mwiza wavuze uburyo ki kwirirwa mu isi yo hanze byatumaga yigura byatumaga yigura afite amafaranga akababwira bajya out abakenera ngo baganire bigatuma nyine like kuba mu buzima utishimiye no kuba utari we nk'ibyo bya sekila ku mugani wawe ushaka nko kujya muri shoot akakubwira ngo like drink ubusanzwe ntabwo unywa ni urugero kandi birashoboka niba uri muri biriya you have to vibe on that kugira ngo uhuze nabo so niba rero umutima wawe utabikwemerera niba koko uri aho utagomba kuba Imana ikuzana aho ugomba kuba so Linda warwanye gute sorry gato ubundi byaba byarakubayeho tuvuge ukimara kudecidinga kuza kudecidinga kuba umukristo byanze bikunze hari opportunities menshi wa missing out hari inshuti wa missing out so nk'umuntu kuko byabayeho witwaye gute muri icyo gihe so njyewe nagiriwe ubuntu bwo kugira inshuti runaka Imana yari yaremewe ko tuzagumana kuko nkizwa ndi mu nzira yanjye yo gukizwa cyane nabo kwegera Imana cyane nabo begeye Imana cyane baranakizwa ntago ari uko bangendeyeho ahubwo cyari igihe kimwe and then opportunity zo mu muziki yewe narazimisinze nkanya cyane batari ko buriya like am I like mu mutwe biraklakinga neza umuntu wa wundi urarategereje ko nyine gukorana na wewe ndetse collaboration kabana araguhamagaye cyarakwandikiye ngo ese twakorana ari umuntu wadanje kabitekerezaho bati yo navuye mu muziki ariko bibaho ikintu cya mbere kunabyitwayemo nabaye hafi cyane nyine y'Imana nabaye hafi cyane ya Kristo like niga kumugisha inama niga no nyine guhagarara nkagumaho navuze ko nyine nkaguma ku ijambo navuze ni ukuvuga ngo rero byatumye nyine ntasubira inyuma no kumuba hafi cyane kuko nta kintu twakwishoboza tutamufite yego so Linda hariho abantu benshi cyane bafite a dream baby bakeneye kuba abahanzi waruriwe kandi rega ntabwo kuba abahanzi ari bibi ntabwo kuba umuhanzi ari bibi pe and biradufasha hari benshi baturuhura kandi ntabwo abahanzi bose ari babi maybe wenda ko ibibi ari byo bavuga cyangwa baririmba kuko nabyo tuzabiganiraho nk'ibi turi kuvuga nibaza ko bije mu ndirimbo mwabyumva vuba cyane so ibyo baririmba nibaza ko ari byo bibazo kuruta ibyo bavuga so nk'umujene cyangwa undi muntu wese wifuza kuba umuhanzi akavuga se nimbijyamo ko nari ndabivuyemo kandi hari n'abandi bantu benshi twagiye tubona ahubwo banavuye mu by'Imana bakajya mu by'isi nabwo bakaba successful nibaza ni nk'iki wabwira umuntu ugeze gutyo njye ikintu cya mbere namubwira be careful be very very careful kuko kuba umuhanzi ubwabyo ntabwo ari cyo kibi ahubwo icyo bigukoresha n'icyo biguhindura cyo icyo kibi ni ukuvuga ngo ugomba kuba uri ready yo guhagarara ugashikama kuko like no hano hambere haba ntabwo ari gospel gusa ntabwo ari secular gusa kuko ibintu buriya abantu bajya birengagiza ibintu bibera muri gospel nabyo bibera muri secular ariko ahantu bitandukanira ni message y'ibintu turirimba niho bitandukanira so like navuga ati be very very careful umenye impamvu winjiyemo urumva upange like ni nka business nk'izindi ngewe kuba umuhanzi kwanjye byagiye bingwirira nge ntabwo navuga ngo nari narabipanze ngo byenze nyine nagiye muri Atlanta mva muri Atlanta njya muri South Africa mva South Africa nsohora indirimbo mva gusa indirimbo njya Nigeria birangirira like nyine ngiye my life was nyine byaranyereraga byaragendaga so rero bisaba ubipange umenye why you doing it kuko hari n'igihe nkanjye ngiye mbere natangiye wenda nitanze urugero natangiye kuririmba numva nzaririmba country music bro when Rwanda like uzarimba country music who's going to listen
so birangira bampindura ibyo ndirimba nabyo so birakubreakinga nabyo bituma nyine like uhita n'impamvu wari ugiye kuririmba like utanintego wari ufite so firstly ubanze niba usenga ubanze ubisengere ubaze Imana where you supposed to be what you supposed to do and then nyuma nyine uzagenda nyine bizagenda bikunda in addition to that nuko topic yari calling and purpose kugira calling ni kimwe no kuyidiscoveringa ni ikindi no kugira purpose muri yo ni ikindi so having a calling kugira umuhamagaro muri wowe tuvuge ko ufite umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa bwiza niba ufite umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa bwiza like for me ntabwo ngiye gutanga testimony ariko se purpose yawe yo ni iyihe si ngombwa ngo uze wicare kuri kamera uvuge hoya preach abagenzi bawe gira icyo usigira abo mukorana and ube n'urugero rwiza mu bo bavuga ati erega nubana ashamed yo kwiba witwa umuhanzi ntibigutera isoni hari umuntu nabonye nyine barimo barabwira utuntu two kwambara n'iki hoya be you aho ngaho uri and for knowing your calling bisengere uvuga uti Mana yanjye ndumva ashaka kuba uyu nguyu ndumva ashaka kugera aha ngaha so ibyo byose biragufasha Linda turi ku musozo uru ni urubuga rw'urubyiruko and purpose ntabwo iba mu muziki gusa niba ugiye kwivuga ntabwo iba mu muziki gusa ushobora kuba ufite business plan imaze igihe kinini cyane mu mutwe wawe ushobora kuba hari umukobwa nibagiwe uwo ari we ni umukobwa w'umushoramari ukomeye cyane ukiri mutoya maybe ko ari we watangiye ari mutoya akajya afata amafaranga iwabo akasevinga uduceri asengera kuri church afite testimony nakunze Bella agasevinga amafaranga akiri mutoya akajya agurisha ibintu abavandimwe be ya mafaranga akayabika cyangwa akayabaguriza bakazabamusubiza bayungutseho si ngombwa ubuhanzi si ngombwa kujya kuri kamera ni ngombwa ngo wowe ubanze utekereze icyo wifuza gukora wowe ubanze utekereze se ni ngombwa ngo nambare imyenda 10 yibike cyangwa se ni ngombwa nambare imyenda naguriwe yidode niba uzi kudoda so knowing your calling as a Christian ni byiza cyane kandi ese uzi ko ari n'icyaha gupfana umuhamagara very true ni icyaha kuko hari icyo Imana yakuremeye kugira ngo byaze umusaruro ku bandi bantu kora akazi ushinzwe niba binasaba masters iyongereho iyo calling yawe ikomeze igire purpose nibyo kuko how come ushobora kumara imyaka 5 uri umukashiya how come ushobora kumara imyaka 5 stays ahantu hamwe nge simbyumva ariko if you know your calling and your purpose wagakwiye kuba urugero rwiza kuri marketplace aho uri gukorera niba koko uri umuhanzi how come ushobora kumara imyaka 5 ku mugani wawe utararenga n'igihugu very true kora cyane n'abandi bahanzi bakuboneye bakurotwita kuvuga why not ntakora n'indirimbo na Linda so for calling bitanasaba no gukora cyane igihe usanga uwo muhamagaro urimo atari wawe ari Imana yo kuguha sinye yuko abantu ugomba kwaba uhindura ujye mu bindi ushoboye so calling and purpose ni ikintu kinini cyane ariko mostly shyira Imana muri byose shyira Imana muri center yabyo and niba ibona ko wowe Linda udakeneye utari ugomba kubarizwa muri secular atari Imana iri bukubone kugira ngo ukizwe Linda nanakubeshye nkubwije ukuri uri muri ntago ubungubu uvugwa neza cyane kuruta wavugwaga muri secular very true cyane kubera ko mbere yuko njya kugutumira nabwiye n'abantu benshi cyane ubuhamya bwawe bufasha short video ukora uri kuvuga Imana n'abantu benshi cyane babivuga and ni byiza rega ko wabona like 5 z'abantu bivuye ku mutima kuruta uko umuntu ari buzaga kandi atasobanukiye icyo ari kuvuga so calling and purpose nicyo nifuriza buri muntu wari wese kwimenya kandi I'm pretty sure ko Imana yaremye buri muntu wese calling iwe very true ibintu uvuze
nibyo cyane kandi buri uri ahantu you supposed to be iyo uhuye n'umuntu akubwira ngo ndi umufana wawe umva bikunejeje ariko kera ngewe like for me umuntu yambwira ngo umufana wanjye ngumva arandakaje cyane umva sinshaka no kubaho nyine nkaseka nkamwe twifata ariko mu mutima nyumva ndapfuye kabo why am I here ni icyo kintu cya mbere kikubwira ko you are in a place where you're supposed to be. Reka dusoza reka dusome mu Roma 8:28 haravuga ngo kandi tuzi ko byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza ibyo dukora ibyo tuvuga byose bidufatanyiriza hamwe kuzanira ibyiza as long as turi kunezeza umutima w'Imana. Linda dusoza turagira ngo ugira icyo ubwira abakunzi ba The Grace Note abazakureba ndetse nabo ngabo bambwiye ngo gutumire. So ikintu cya mbere nababwira Kristo ni mwiza. Kristo ni mwiza niwe watumye njye na Corinne tumenyana niwe watumye Corinne akora The Grace Note. The Grace Note podcast, sorry. So niwe watumye Linda mwavuze ngo batumire aba nyine Linda mwavuze ngo batumire Kristo ni mwiza Imana Data na Mwuka Wera bibane namwe kandi nukuri mwarakoze Imana ibahe umugisha cyane. Amen. Kristo vibe utagira ngo hari icyo wacitswe hari hanze ntacyo hari byinshi tuzaririmba tuzabyina tuzakina game tuzasohoka tuzajya vacations byose rega as long as aho bitandukanye ni kimwe nicyo wavuze nuko umutima ugucira urubanza ariko ahangaha nta na kimwe ngo therefore you are not condemned. Nifuza kubaza kuki washyizeho makeup meze gutyo rero impamvu nashyizeho makeup impamvu rero nashyizeho makeup meze gutya seriously nashatse gushiraho icyatsi umva ukuntu nawe biteye ubwoba icyatsi kucya bravo uraba uri igiti giteretse ahantu bituma mpitamo iyi ngiyi gukoramo agapapuro ako ushaka ni kuri buhitemo udusomera ikibazo hanyuma nanze ko karemereye ndafata kama hagati ndebe urakaribu hanyuma ugasome. Wow. Okay. Ubona sorry gato nanjye mfundikira ubona urukundo ari iki ruragurwa rurubakwa cyangwa rurabaho gusa Wow. By the way kabaze clarify ngo urukundo ntirugurwa ariko ntirunubakwa kuko nje mpamya ko urukundo ngewe kuri ngewe ni Imana ni urukundo iyo ufite Imana muri wowe ukunda kurusha ngewe ntabwo ndi kuvuga urukundo rwa boyfriend na girlfriend tukuvuga urukundo Imana yaduhaye Imana yaturemanye urukundo rwo kuba nareba mugenzi wanjye nkumva ndamukunze nkakuranga bati urakunditse nkumva ndagukunze nkareba n'uriya nkumva ndamukunze nkagira iyo capability yo gukunda umuntu nitaye uko asa cyangwa se imiterere n'uburyo ameze. So nge rero numva urukundo ni Imana urukundo ntabwo rugurwa ntabwo rwubakwa. So urukundo kurugira navuga ngo ni na gift Imana iguha gift yo gukunda kuko ntabwo abantu bose babasha gukunda abantu bose hari abakunda bakundetse hari abakunda bitewe n'uko uwo muntu ari ikintu amumarira bakanabyitiranya bakarugura ariko urukundo nyarwo ni urukundo Imana itanga urukundo rutari selfish rutari boastful rutagira na pride rwa rukundo rukunda just kuko ukunda. Lee, God bless you so much. Twanezerewe no kukugira, twanezerewe n'Imana iri muri wowe, twanezerewe uburyo cyubaha Mwuka Wera kandi ukamwumvira. Hari benshi bumva amajwi ya Mwuka Wera nyamara ntibamwumve. Hari nubwo batamenya ko ari we, hari nubwo batamwumva. True. So
Imana ikomeze igukoreshe, Merci beaucoup. Imana ikomeze kwagure, kandi isi yose imenye icyatumye iguhindura. Amen. isi yose imenye Amen. icyatumye Amen. iguhindura. So wakoze kubana natwe, mwakoze kubana natwe, turi kumwe no mu kiganiro gitaha.